amen uriho ibizira byinshi ariko irambwira ngo nje guhumanura igihugu igiye kugaruka haleluya cyo gukoma mu mashyi uzi uko itagiye guhumanura wenda basangira gukoresha mu guhumanura amen Mana arambwiye ngo ibutsa abanyarwanda noneho si itorero gusa n'abanyarwandakazi Yesu ashimwe ibutsa abanyarwanda ubuhiri burimo imisumari ibutsa abanyarwanda imipanga ibutsa abanyarwanda imihoro n'amacumu n'ibisongo ibutsa abanyarwanda bicukurira inzobo bakabahamba ari bazima ibutsa abagore baheka abana bagahungira mu bihugu bidukikije cyane cyane cya Kongo umuntu akagenda akibagirwa ko anahetse umwana icyenda kageraho umwana mupfira mu mugongo nyina atabizi ibutsa abantu banywa amazi y'imigezi za Nyabarongo harimo intumbi za Sebeye harimo intumbi hatemba amaraso kandi abantu bakayanywa ibutsa abantu bageze muri Kongo ikiyaga cyaho barerura intumbi hejuru zirerera n'amabyi bakavuma ayo mazi bamwe bakayanywa akabatera za korera na za macinya abantu bagapfa bagerekeranye bakajya babatendeka ku mihanda nk'amasiteri nta maboko yashoboraga gucukura imva ya buri wese ngo aboneke abantu bahambwa bacukuriwe n'amamashini bagahambwa bagerekeranije irambwira ngo nibutse abanyarwanda barokotse bafite ubwenge babonyesheje amaso ibyo bintu irambaza ngo gende mbabaze ngo bageze bakorera Imana kabiri Yesu ashimwe bibuka abantu bapfuye bari bahari icyo gihe harimo abagore beza b'uburanga n'abakobwa beza harimo abasore beza b'uburanga harimo abantu bafite ubutunzi bufatika harimo abantu bagira umutima mwiza cyane ariko Imana iremera barapfa kandi hagasigara ndetse inkozi z'ibibi Imana irambwira ngo nibutse abantu barokotse icyo gihe ari utwana ikaturera tugakura ikadushingira ikabaha kubyara no guheka bamwe ikabaha amasambu ikabaha ibintu byose abandi bakiga ikabajyana mu mashuri ikabashyira mu mabiro ikabaha kujya kwa muganga kuvura abandi ikabajyana mu nkiko mu bucamanza kandi ikabajyana mu kazi ka leta mu buyobozi kandi ikabagira abashumba bungeri b'imikumbi w'intama zayo Imana irangije irambaza ngo bambazirize ngo bageze he bakora bakoze iki irambwira ngo nta kindi banyituye uretse gusambana no kumena amaraso atariho urubanza kurya imfubyi n'abapfakazi kuruca imanza zibera bakarenganya indushyi n'abatagira shinge na rugero Imana irambwira ngo ngarutse muri iki gihugu cy'u Rwanda gusura abanyarwanda ubwo nje gusura abanyarwanda isi yose igiye kumenya ko nasuye u Rwanda ibigiye kubera muri iki gihugu bizandikishwa ikaramu y'icyuma hanyuma kera abana bazajya babyigishwa mu mashuri byabaye muraho irambwira ngo utubande tugiye gukoma mu mashyi imisozi igiye kubyina abaririmbyi igiye kubaha ikiruhuko Imana igiye kwizanira korali mutigeze mubona izi kuririmba neza muraho Yesu ashimwe amen Imana irambwira ngo mbwira abagabo n'abasore bo yabingingiye gukorera Imana n'umutima wabo imitima yabo yerekeza ku mafaranga irambwira ngo kwambara neza bigezweho tunga amazu n'amamodoka bigezweho kugira amafaranga kuri konte bigezweho ariko irambwira ngo imbere byose bigiye guta agaciro aho umuntu agiye kujya agenda ahura n'amafaranga mu nzira akabura imbaraga zo kuyatora irambwira ngo yavuze guma mu rugo ntacyo yatumariye mu bitekerezo no mu guhinduka iravuga ngo nanone izanye icyo bita guma mu nzu Imana yerekanye ino ryonyine gusa abantu barasakuza igiye kwerekana ikiringi cyabo muraho Yesu ashimwe irambwira ngo yirurukanye inkote 3 muri iki gihugu batebye amahirwe muri Egiputa ntihanyuzara ibyago icumira ariko twebwe dukoze ikimenyane ni 3 gusa igiye kwatambukana inzara igiye gutambukana ibyorezo indwara mutigeze mubona ndetse n'inkota ije bishoreye irambwira inuma ku bagore n'abakobwa muri kwiyambika ubusa mwambara ubupantaro amanini ntacyo bitwaye abigisha bikigihe bari kubashakamo utuntu indamu bakababwira ko iby'Imana itabireba ibuzwa n'iki
ngikireba n'umutima ariko umuntu iyo asambanye n'umutima uba wasambanye wonyine iki kibiri uwishe mugenzi wese yo abandi kibibero nimwandike vuba vuba Imana ije kubanurira abantu bari muri ona batanga n'inama za ona irambwira ngo dore Uwiteka arurutse aje guhorera gutaka kw'imirira kwageza hera kindi ntabwo ngiye muri message niyerekwa rya unapone birebire igihe cyancitse Imana irambwira ngo mbwire abahanuzi abakozi b'Imana umuntu wese watinyutse kuvuga mu izina ry'Uwiteka ngo iravuze kandi itavuze ugahabanda amasezerano ngo wiyaranje usohoze ibyo wabasezeranyije wiyaranje niba ari umuntu wabwiye igipangu kimuguriye wiyaranje niba ari imodoka wemeye uyimushyikirize umuntu wese wahangaye kuvuga mu izina ry'uyu mugabo naho niba atari igiye gukubita igiti mu gahanga bamwe barapfuna ubwonko muraho abenshi bicaranye amasezerano atateze kuzasohora abenshi bari gushyeshyemba irambwira ngo mukure imitima yanyu ku by'isi mushaka ubwami bw'ijuru mwiyambure byose cya kabiri Satani yohereje ingabo z'abadayimoni ziri gutera abantu mu mitima urushinge rwitwa ikinya abantu bari gufata amadeni kandi yakwambura ahantu ku mutima ntumurye yahura n'umuntu ati Imana imbabarire kutishyura amadeni akumva arishyushye birarangiye mwibuke Yesu avuga ngo nujya no gutura n'ituro ukibuka ko ari umuntu mugiye mufite icyo mupfa ubanza ugende wikiranure nawe ubona uza n'amaturo yego ubona uza n'icya-10 ariko abanje kwikiranura yemwe umwuka w'amadeni mbere y'intambara Imana yigeze kubivugaho nibi by'amashyirahamwe n'ututuntu twose tw'amashyirahamwe ibivugaho uburyo Satani ateje umwuka w'amadeni no kubwira abantu ngo bishyirahamwe ajya gufata amafaranga no mu mabanki iravuga ngo utwo n'utugozi tuzazirikwa ku maguru y'abagenzi icyo gihe haduka ikorasi ivuga ngo Satani aranyanyagiza mwirinde gutoragura muraho irambwira ngo abantu benshi bagiye kurimbuka bazize ikintu cyitwa amadeni kubw'icyo niba udashoboye no kwishyura sanga ubereye mu mwenda umusaba imbabazi ko Imana iri kumbwira ngo nirukange vuba muri iki gihugu aho nkandagira hose niba ubutumwa mbuvuge mwikure n'ikintu cyo gufata amadeni emera uburare ariko wikwirwanirira ureke umurwanya arahari kera barukora umuntu yashoboraga no kuburara 3 afite abana Imana ikaba yahakura umuntu uhehe ikanda arange no mu kindi gihugu akaza akaguhahira ariko ubu tuzi kwirwanirira tuzi kwambura ubu hari umuntu utakandagira muri quartier runaka kubera amadeni yahafashe muri butike kubera abantu yagiye yambura kandi rimwe mugasanga bene ibyo bintu bifatana Bibiliya bikabeye muraho igarukire afata ukarenge Yesu yaravuze ngo ijisho nirishaka kugucumuza ni Yesu wabivuze ntabwo ari Paulo ntabwo ari Petero yaravuze nyirubwite ngo nirishaka kugucumuza uzanogora ujugunye aravuga ngo ukoko nigushaka kugucumuza uzashyiraho nyine umupangu uteme ngo icyaruta nuko mu bugingo wagera nayo urugingo rumwe aho kugira ngo urugingo rumwe rurimbuze izindi niba ari urugingo rugiye kubuza abantu benshi ijuru igitsina gore urugingo rwitwa umusatsi rugiye kutubuza ijuru ariko burya washyiraho ipanga umusatsi ukawukuraho aho kugira ngo umubiri igice cyose gihimba ubugingo bwose umanuke muri Gihoma muraho impanda ivuze wazamuka ijuru uri nyina w'abarastamene n'amadirede ku mutwe niyamure byose ibibaremerera amen ikindi nsozerejeho kanyuma ushaka ingingo yitwa imirimo ibarengera biteye isoni ku mwaka watangira ukarinda usoza utageze kwa muganga Yesu aryamye mu bitaro akakubura nta n'umuneke w'ijana ujyanyeyo uri umusore inkumi zaragukuraguye ibyinyo n'ibijigo bikabirandagura Yesu umusore bwawe ukawurinze bwo mu busore ukaba umugabo Yesu atarakuryaho n'irindazi nibuze mujye muri gerezo ugira abantu gurira irindazi mutaziranye uzabyibutse Imana mushaka ingingo yitwa imirimo ko warwaye ukagera kwa muganga uretse kubeshya ntago wize ubu nta bantu barwariye baturutse wenda na za cyangwa uzakiwe batagira bene wabo bageraho ubu nta bantu barwariyeyo bari mu bitaro baryamye za kibagabaga koko atagira umusura mwabagore mwe ko mwabyaye ko muzi inzara yo mu rubyeyi
koko ubu nta bagore baryamye za Muhima babyaye babuze n'amazi byibuze none bakubabyaye bakaguha igikoma watanze iki mu ijuru ndetse ukanakinemba gusa cyaguteye ikirungo ayi bara bazi kwirya nigizeyo cyane ikirungo igitoki cyo kumva nakongera kugikora mushaka ingingo yitwa imbere kuri Yorodani imirimo nigiye kubavugira mutagishoboye gusenga yemwe musenge mwihana ibyaha ngiye guhamagara rero umuntu uri hano utarakizwa utaragera mu mazi menshi arahari ngashyira ikiganza hejuru nze kumusengera urahari abo ndabasengera nyuma muraza nyuma ndashaka umuntu wasambanye hamwe n'uwikinishije yego wagiye mu bapfumu aje hano musengera uwanyoye kubisindisha cyangwa ukabisengerera abantu bene wanyu baje kugusura ukajya kugura za byeri cyangwa za sikoro cyangwa iki uze hano dusenge yemwe ushaka ubwami bw'ijuru ariko nge ndijwi ry'urangurura mu butayu uwakuyemo inda ntasigare nawe asi uwumva kwiriye kureka ibi bintu by'ibisuko ibi bintu by'amaproduwi biri kwaduka ibintu by'inzaduka ukumva nawe ukwiriye kwihereza Imana nk'umuzuku mushaka Uwiteka bigisho Imana yantumye kuri Kadirake 2012 mereza ikimenyetso ko ndiho umwuka w'Imana ko ntatinye indaya ziri muri buwate niba ndaratinya indaya ndatinya abantu bari mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli abumva bakwiriye kureka amaverine muze hano basenge muve mu muryango upfukama mu muryango kugira ngo n'abandi babone aho binyurira niba usikura umugore wambara amapataro yarekere bene yo mujya mubona inaha iwacu nta mugabo uhangara ijipo y'abandi ntago abagabo bajya bahangara kwambara amabubu y'abagore bajya bahangara kwambara amaribaya n'ibitenge abagore mwiyambura ibyo byose ayo maherena murekure ntago ari ibyanyu niba Imana yaranzengurukije uyu mugi ikajya intuma no mu makabare kajya kuvugira yo mu makabare nkitwa umusazi nta kibazo byararangiye ariko nitavye Imana intuma kuri ba representa ba ADPR kambira ngo batomuna basuba mana ngo nibasubire ku gice najya kwiga igice kwigira umubatizo ngo barutwa n'abanyagice barutwa n'abantu batarabatizwa ari representa Rogara yoboye ari umushumbu yoboye ADPR yose mu rwego rw'igihugu ayoboye amamiliyoni y'abantu Imana ikantuma ngo babwire bajya kwigira umubatizo muraho yemwe mwijuru nta cyubahiro hari indirimbo njya ntinya mu gitabo ari niyo kwa padiri umusuzatoranya bawe manuza tubabarire kuki bifuza kwabarirwa ku munsi izatoranya ariko dushatse twasaba imbabazi hakiri kare zikigenda amen haleluya 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 mwihane zikigendwa harya agapfukamunwa corona inkorora n'ibicurane ntibihagaritse indege mu kirere ku isi yose kirasi ikimenyetso ko Imana impande ishobora kuvuga abasigaga na bero barazisize ntitwari twashyizeho ibihomo muraho mwiyarure mwihane ibyaha byanyu mushaka ubwami bw'ijuru ni ukuri kose nimushake mu ntera amabuye urabiziki ndakaraba mwihane impamvu naje hano Imana iri kubonamo umugeni wayo murekure ibyaha byanyu ubwibone mu burekure abakunda gusohokera mu kabari ngo munywera ya fanta mwige kunywa amazi munywe igikoma munywe icyayi munywe fanta mu rugo mureke mu kabari muhihorere muhareke impande igusanze mu kabari hano harimo ababyeyi Yesu ashimwe ababikira bajya bashinga amahoteli kuko nabaye umubikira ariko se kangahe wasanga ababikira bari kuganirira mu kabari bari kuganirira muri hoteli naho gushakira amafaranga ibibatunga nyine kuko nabisi nyine yego ariko nabo ntibanezezwa no kwicaraho kandi arabihaye Imana bene data simbabwire ngo bababikira ariko nawe ntiwihaye Satani ndibiteye isoni kubura umurokore umusiramu agira umusari wo gusariraho
akagira agakeka wowe ukaba utagira ikizere cyo guhamagariraho Yesu wawe kandi umupfumu afite aho kwambariza nyabingi ariko wowe ukaba utagira ahantu ho guhurira na Yesu mu rugo rwawe bavuga ngo tuzasenguka buri umwanya ukirirwa mu rugo uri muri televiziyo kandi bababwiye ati muze dusenge abandi musigaye muri shyashya mugani wa Yobu harahi kugendereye byakubera byiza niko Yobu yavuze tugiye kwata Imana yarambwiye mu kwihanisha ngo njye mvuma gatatu umuntu uravana akavuga ngo nabonye runaka yihana itu avumwe imbere y'Imana n'abantu umuntu uravuga ngo nabonye runaka yihana kavana ariyo magambo ujyanye aho kujyana ijambo ry'Imana uvumwe imbere y'Imana n'abantu umuntu uravuga ngo nabonye runaka marika ikiganza itu uvumwe imbere y'Imana n'abantu nimwe mwatumye ibizira byinjira mu bere abantu babura aho bihanira ibyaha Yesu ashimwe Yesu abadefiriza muremera kubireka amen abashira za meshi ku mitwe muremera guhomba utumeshi muraho abambara amashenete n'inigi n'amaherena muremera kubireka n'amaverine mukabireka okay tugiye kwisengera nutabireka tuwuhima singero ko kujya mu ijuru n'uburenganzira bw'umuntu no kujya mu muriro n'uburenganzira bwawe muhungu umujinya uzatera isi amamodoka n'amaetaje ni inyongera kandi itabigwaye ntukwiriye kubipfana Yesu kujya muri Amerika si ikibazo n'indaya ziriyo abatinganyi batuyeyo abapfumu bari muri Amerika ahubwo kwiriye kujya mu gihugu kitabonekamo akaga n'amakuba tukiyambura byose umuntu uzi ko yasanganye uzi ko yikinishije ikiganza hejuru ikiganza hejuru kwikinisha gusambana abo bombi uguseka bari umupfapfa kuko ntagazi ko wegereye aho Satani buri wese navuga ngo Imana data yo mu ijuru ibimbabarira uvuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarira mumanure ibiganza byanyu aba bantu bamanitse bakatura Imana igira ite yemwe Yesu Kristo agira ate bakomeje umuntu warebye pornography filime z'ubusambanyi umuntu wabashije gusomana wakoze karese ikiganza hejuru buri wese navuge ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarira vuga ngo maraso ya Yesu amboneke mumanure ibiganza byanyu aba bantu Imana igira ite yemwe ibezi batunganye ndashaka umuntu uri muri Onapo utanga inama za Onapo n'uwakuyemo inda bose bari kuri dosiye imwe yitwa ubwicanyi bariho amaraso y'abaziranenge shyira hejuru uguseka ni intumbi kandi ntawihana mama ari guseka wumve ko muri wowe wihemukiye watabye ubugingo bwawe kuzimu kabiri wababaje Yesu vuga ngo Imana yo mu ijuru ibimbabarire vuga ngo Yesu Kristo angureho urubanza rw'amaraso muberekezeho ibiganza Imana igira ite yemwe Imana ibezi batunganye utaje gupfukama akaba yicariye Imana ndikubabarije yego kuko waje gupfukama ntabwo ari injiji amen ndashaka undi muntu wanyoye ibisindisha ibi bintu nk'ibyo nubwo byaba arimo inzoga shyira hejuru nubwo yaba ari panashi shyira hejuru akubwira ngo ni fanta shyira hejuru muzare diporo ngo wabonye umushumba yinywa ibyo ntibindeba shyira hejuru uko icyitegererezo Yesu niwe wavuze ngo munyigireho ntabwo yigeze aduhereza umuntu ngo tumwigireho vuga ngo Imana yera yo mu ijuru mbabarire vuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarire abatarabikuyemo barambura ibiganza muvuge ngo Imana yera yo mu ijuru bababarire Imana ibezi batunganye turakomeje amen amen umuntu wari yitaba rishakiramo umutarahari cyane cyane urumogi urahari itabi vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire
Imana oyo utashyize hejuru uwashyize hejuru gusa ikiganza bari usaba imbabazi vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire vuga ngo Yesu Kristo Imana w'Imana mbabarire berekeza ibiganza babanye Imana igirite yemwe wagiye mu bapfuma agiye kwivurizayo shyira ikiganza hejuru gushakiraho imiti n'ibindi vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire ikuru ubugingo bwanjye mu bigirwamana amaraso ya Yesu ambonekeho muberekeze ibiganza Imana igirite yemwe Yesu abeza abatunganye abantu badefirije produit verne nabero inzara mbese nyine ibintu nk'ibyo n'imbeta z'urunyuranyurane atari ya mariage ikiganza hejuru ndifatanyiriza hamwe n'ubumini n'ubupanta n'ubukoro kira hejuru vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire ubwibone amaraso ya Yesu ambonekeho muberekeze ibiganza babanye Imana igirite yemwe Yesu abeza abatunganye abantu bahize ko bazakorera Imana ntibahigura kiganza hejuru nubwo ntabahamagaye vuga ngo Imana yera yo mu ijuru ibimbabarire ababanye Imana igirite abantu baca imanza abavuga amagambo kunegurana kugayana hamwe no kwivovotera Imana shyira hejuru vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire aba bantu amaraso ya Yesu abeza abatunganye muri ibiganza abantu bakunze kubeshya no ku matelefone vuga ngo Imana data imbabarire yego aba bantu Imana igirite Imana ibababarire ibeze batunganye ndashaka abantu bahawe imyenda bakabona ubwishyu ariko ntibishyure ngo bazaba bishyura kiganza hejuru murabarwa urubanza rumwe n'ubwo abajura vuga ngo Imana yera yo mu ijuru ibimbabarire vuga ngo Yesu Kristo ambabarire kandi nimubona ubwishyu muzajye kwishyura rero aba bantu Imana igirite yemwe akezereza ubugenge ariko mukereka umuco w'isi abantu hano banze kubabarira cyane cyane ndajya ku bantu bashatse genzi wawe akagira intege nkeya ariko akabazo kaba mu rugo kabimucurira shyira hejuru kosa agakiza kandi bibabaza Imana vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire vuga ngo nawe ndamubabariye aba bantu Imana igirite yemwe turakomeje abacumujwe n'amasezerano n'abacumuriye mu mafamiye yabo kiganza hejuru vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire vuga ngo Yesu umwana w'Imana mbabarire aba bantu Imana igirite yemwe ntabwo amasezerano Imana yaguhera kugira ngo bishinge urubanza cyangwa uhinduke umwanzi w'Imana ahubwo yaguhera kugira ngo ejo hazaza nuhura n'igikomeye cyo kugutera ubwo wibuke ko hari icyo Imana yakubwiye kitarasohora ko nta cyapfa kukwica kikubera inkomezi ntabwo ibiguhera ngo muhangane amen tugiye gusenga hano umuntu Imana yaba yarahaye ubutumwa nta butange kandi arahari uri hehe shyira ikiganza hejuru musenge umuntu Imana yatumye akagira ubwoba ntatumike icyambere mbere yuko mbasabira imbabazi ntabwo ari televiziyo Imana yaberetse kabiri Imana ntinegurana ngo ndire kukunegurira uwo muntu ugize ibyago n'urugero agapfa niba ari ubutumwa bumuburira wazabazwa amaraso ye nk'uwamwishe kandi nabikwereka no muri Bibiliya biri muri kwa Ezekiyeli umukomerezi nahabwa kuburira umudugudu ntawuburire icyago kigatera abantu bagapfa azabazwa amaraso y'abo bantu ngo ariko nababurira bakanga kwihana icyago kigapfa bazapfaziza ibyaha byabo bazaba yikuyeho urubanza rw'abo bantu ubwo rero mutagira ngo iby'Imana ni imikino Imana ntabwo ari so wanyu sinuyu mushumburi hano sa apotre reka yewe we na perezida gutumye ntutumike uretse kubashya mu gihugu cyo wabona wapfa none rero niyo yimika abandi kanabakura shyira ikiganza hejuru umuntu utaratanze ubutumwa bw'abantu vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire vuga ngo Imana imbabarire ubwoba imbabarire ubute n'ubunebwe
ntabwo nzabisubira mu izina rya Yesu. Aba bantu Imana igira ite yemwe ifata nk'ibyoroshye ariko birakomeye kuko upfuye nta bugingo wabona utatanze tugiye gusenga. Yesu ashimwe. N'abantu bahoze bakora Imana bagatumurira ikiganza hejuru. Yesu gufu vuga ngo Imana ibimbabarire, vuga ngo Yesu ambabarire kubw'igihango twagiranye, ngaba naratandukiriye ngatarika itareta. Imana imbabarire. Tugiye gusenga rero. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyicara kuri ya ntebe y'umuriro igoswe n'ibizima n'abakuru, uhimbazwe uri mu bamarayika ibizima n'abakuru, uri uwera, urera cyane, uri ndiho, uzahoraho. Ciye bugufi ku birenge byawe. Ni riziki wambaye inyoni imvuvu, nambaye kubura no gupfa. Ntacyo mbuze mu maso yawe, njyewe w'umunyorogoto ndagayitse ndigitera seseme. Mubaka kunje kuvuga izina ryawe sindimo, ariko niba nkugiriyeho umugisha ntiwange isengesho ryanjye, cyangwa usabye ntukinyime. Habariho ubugingo bwa bene data, nta rubanza rubi nanjye nciye, ahubwo ndabatabaje. Kumwanzi yabaciye muri humye, dayimoni mukora arabahumisha, abambika fime mu maso, bakajya bakora ibyo wanga kandi bagukunda mu mitima, ariko bakumva ko ntacyo bitwaye. Ariko akakanya bapfukamya hera hawe, bababaye, bibutsa amaraso yo kumusaraba, bibutsa imisumari, bibutsa icumu ryo mu rubavu, bibutsa Yesu wambara urubindo kambarira isi yose ubusa, kandi uri umwana w'Imana. Kubera twebwe, kubera bo muba wapfiriye n'aba bari barimo, muba watumye ushyirwa ikizingo cy'amahwa bagashyira imifatangwe mu mutwe, burya nibo babigizemo uruhare, ariko bagize agahinda, baciye bugufi, barapfukamye imbere yawe kubw'iyi tariki idasanzwe yo gukiza ubugingo bwawe. Unyemerere Yesu, Mana Data watanze Yesu Kristo, nyemerera amazina yabo ave mu gitabo cyo kurimbuka, yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Bakize imyambaro y'ubucocero, bongere bahabwe amakanzu yera. Dore baje nk'abana b'ibirara, barakugarukiye Uwiteka. Ongera wogirana amasezerano nabo, ongera ubaca imanzi mu biganza, ongera ubahereza amatabaza ari kwaka. Dore baje guhanjuza muri iki gihe abenshi biraye bisinziriye, ongera ubahereza amavuta mu mperezo, kandi amaso yabo yakoreho, babashe gutandukanya ikibi n'icyiza, bamenye iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, nabo bahere ko batera intambwe mu kirenge cyawe. Yesu urakoze kubejeje, baha imbaraga, uhindura inzozi zabo, mu biryamo byabo ujye uhagera, Mwuka Wera hagere, mu gicuku cya nijoro umucyo barasire, bamurikirwe n'iyera yo mu ijoro, imbaraga z'umwijima zibahunge, ibiziriko bya Satani bicikagurike, imigambi Satani yari afite itwikwe, ingabo zabahigaga zose zishye. Mana Data icana impano zabo, uwahanuraga yongere yahanure, uwerekwa yongere yerekwe, agakiza k'Imana kaboneke ku bwoko bwawe. Mana iri torero wongere urigarukeho, rihinduke icyitegererezo, rihinduke itabaza rimurikira abandi. Urakoze kubejeje mu izina rya Yesu. Amen. Abatarakizwa musigare mupfukama tubasengere. Bihangane utarakizwa, yego yakoze mu byo navuze. Nabwira abagabo mutere ku bwana nk'abisilamu nk'abashehe, ntabwo Imana ibikunda. Mazaruwaya ubwanwa ugasanga reka data muri kwigana nabo hanze, ariko ntimusibya muze hano. Ababishaka bavuga ati nanjye ndumva natangira inzira ijya mu ijuru, ndagera ikirenge mu cya Kristo ngapana nawe nkazukana, wumva ugiye kwinjira mu nzira ijya mu ijuru. Reka dusenge. Buri wese nashyira ikiganza, vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi numvishe ijambo ryawe, bindera kukwizera no kugukurikira. Nguhamirije mu ruhame rw'aba bantu, umbereye Imana n'umwami wanjye,
n'umukiza wanjye. Kura amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbabarira ibyaha byose nakoze uhereye mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi. Amaraso yawe amunekeho, ntabwo nzabisubiramo. Ngwemereye kugukorera no kugukurikira aho wanjyana hose. Nguhamirije muri aba bantu, nawe ku munsi w'urubanza uzampamiriza imbere yawe. Nizeye ndashidikanya guhera uyu munsi kw'impanda iramutse ivuze urupfu rukaza, nanjye nagusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndongeye ndakwemeye Mana, wakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanjye, nanjye unkura kure narindiyo narabibonye. Aha mpagaze ni ukubera wowe. Nyemerera kubera wowe aba bakobwa n'abasore ndetse n'ababyeyi n'abakecuru n'abasaza bongera bagaruke mu nzira yawe. Nyemerera uyu munsi batuzwa agakiza, imbaraga zawe zibabeho, Mwuka Wera babeho. Ubwo bazajya mu mazi menshi bakabatizwa, bazazamuke bazamutse bakongera gusubira inyuma ukundi, kandi ubafatishe ukuboko kwawe gukomeye. Mwuka Wera abane nabo abayobore, ntibakongere kuva ahantu bari bapfukamye, ngo bazongere gutana basubire mu bindi bibi. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Abarwayi Imana Data nsengera abarwayi, ngweretse n'abafite ibyifuzo bibakomereye. Uraheraho mu ijuru ndabakweretse, bazamuye imbere yawe ngo batabare. Harimo amadeni ngo wishyure n'ubwo yaba banki, cy'inzira hose itari, abugarijwe n'inzara ubagaburire, ababuza aho kuba Mana ubahereza icyerekezo. Ingo ziri gusenyuka tugutumye muri izo ngo, kugira ngo ugarure imitima bongere bakundane, bahe guhuza, barinde guhuzagurika. By'umwihariko amakorari y'aha hantu yubake, kandi aha hantu turasengeye ni hato cyane. Uwiteka wahagura, niba tukugiriyeho umugisha, n'abaririmbyi bakabona aho bahagarara, abubaha izina ryawe bakabona aho bakuramiriza muri iki gihe cy'akaruru, bashoboze gukoreshwa imirimo y'imbaraga. Mana ngweretse abantu bagiye gutanga icya 10 n'amaturo, niwe bagiye kubikorera. Urambura ikiganza cye rubaho umugisha, kuko babikoze biturutse ku mitima yabo, atari abantu babikoreye. Ibi nabyo muri ibi bihe bigoye nabyo bizibukwe. Bamera umugisha cyane cyane, uzabahe n'iherezo ryiza, bazatabaruke bejejwe, bazagusanganire mu bwami bw'ijuru, tuzahurireyo twese. Nicyo kiza kuruta ibindi, ariko bakiri mu isi ujye ubarameza ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Amen.